Ndabasuhuje nshuti bavandimwe, mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose mugubwe neza, by'umwihariko abakunzi b'Ururembo Rwera TV mugubwe neza kandi turabakunda. Hanyuma turagarutse n'ubundi mu kiganiro ukuri ku byerekeye Imana, mugezwaho nanjye havuga Imana Moyize umunsi ku munsi. Nk'uko bisanzwe buri munsi tubagezaho igice kimwe cy'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Iki kiganiro tukaba tugisoma mu gitabo n'ubundi cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Hanyuma tugeze ku gice cya gatanu tugiye kwigaho cyangwa se tugiye gusoma muri kano kanya. Ndagira ngo buri muntu wese udukurikiye arusheho gutega amatwi yumve iki gice kandi akunde ibikirimo kugira ngo nawe abashe guhabwa umwuka w'Imana. Hanyuma turabashimiye abantu mwese mutugaragariza ko mudukunda, abakanze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe utarakanda subscribe bikore kugira ngo urusheho kudushyigikira, kanda like kandi mujye mukora share kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Imana nibampira umugisha. Hanyuma igice cya gatanu rero n'ubundi iki kiganiro ukuri ku byerekeye Imana gifite umutwe ugira uti ese umuhanuzi ni muntu ki? Ese umuhanuzi ni muntu ki? Umuhanuzi ni iki? Umuhanuzi ni umuntu ushobora kukubwira ibizaba hanyuma cyangwa akakubwira ibyabaye hambere kandi byarabaye adahari. Uwo ni umuhanuzi. Ashobora kuba abibwiwe na marayika Imana yamutumyeho, cyangwa akaba abibwiwe na Mwuka Wera, cyangwa akaba abyeretswe. Kimwe nuko iyo umuntu amaze kuba inshuti y'Imana imuha ubwenge bwo kumenya ibintu byose, yaba ibyabaye kera n'ibizaba imbere, kandi akabimenya ntawabimubwiye. Uwo Imana iba yaramaze kumuhindura nk'Imana. Niko yabwiye Mose iti uzaba nk'Imana imbere ya Farawo. Kuva igice cya 7 umurongo waho n'uwa mbere. Ni gute umuntu yaba umuhanuzi? Mu by'ukuri nta muntu ushobora kuba umuhanuzi adafite Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera ntashobora gukorera mu muntu ukora ibyaha atarihana. Bityo rero kugira ngo ube umuhanuzi ugomba kubanza ukihana ibyaha wakoze ukabatizwa. Mbibutse yuko kera kugira ngo umuntu abe umuhanuzi yasukagaho amavuta ayasutsweho n'undi muntu usanzwe ari umuhanuzi, ariko ibyo ntibigikora kuko Mwuka Wera yasimbuye amavuta. Iyo umaze kubatizwa uba ugomba kuba umunyamasengesho, ukaba uko ubana n'Imana niko muba inshuti, ikaguha Umwuka Wera n'imbaraga zawo, maze ukaba umuhanuzi. Nta muntu ukora ibyaha waba umuhanuzi kuko Mwuka Wera ntaba mu muntu ufite ibyaha, kandi ntawahanura adafite Mwuka Wera. Impamvu abantu benshi badahanura cyangwa ngo bahabwe Umwuka Wera nuko bafite ibyaha. Hanyuma kandi umuntu uhawe Mwuka Wera si ngombwa ko aba umuhanuzi. Ushobora kudahanura ariko ugakoreshwa ibindi byinshi n'uwo Mwuka Wera. Niba ushaka kuba umuhanuzi ugomba kwihana ibyaha ukabireka kugira ngo Mwuka Wera agusange, nibwo uzaba umuhanuzi. Ndabizi urenda kumbaza uti ko hariho abakora ibyaha barangiza bagahanura. Abo si Mwuka Wera uba ubakoresha, bahanura ibinyoma ntibizanasohora. Hari nubwo umuntu aba yari umuhanuzi agakora ibyaha, Mwuka Wera akigendera, maze nawe agasigara abeshya ko akiri umuhanuzi, kandi icyamuhaga impano yo guhanura cyarigendeye. Umuntu udafite Mwuka Wera ntiyaba umuhanuzi, kandi Mwuka Wera ntaba mu muntu ufite ibyaha. Umuhanuzi w'isezerano rya kera. Umuhanuzi w'isezerano rya kera n'umuhanuzi w'isezerano rishya baratandukanye. Kera kugira ngo umuntu ahanure yagombaga kuba ari umuntu ukunda Imana cyane, aba kure y'ibyaha, akaba mu masengesho gusa, ku buryo abahanuzi b'icyo gihe babagaho nabi cyane. Hanyuma rero icyo gihe mu isi nta Mwuka Wera yahabaga. Kugira ngo umuntu ahanure, Imana yamwoherezagaho Mwuka Wera agahanura, yamara guhanura Mwuka Wera akongera akigendera.
cyangwa Imana ikamutumaho marayika kumubwira ibyo Imana imutumye, yamara kubimubwira akigendera. Nuko abahanuzi ba kera babagaho ntabwo yashoboraga gushaka guhanura ngo ahita abikora bimworoheye, byamusabaga kubanza kuzamuka imisozi akajya gusenga. Umuhanuzi w'isezerano rishya. Kera nk'uko tubibonye, kuba umuhanuzi ntibyari byoroshye kuko mu isi nta mwuka wera wahabaga, ariko Yoweli mu gice cya 3 umurongo wa 1 yaravuze ati, mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abasore n'abakobwa banyu bazahanura, n'abakambwa barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye nzabasukira ku mwuka wanjye. Hanyuma rero Yesu amaze kuza mu isi, muri Yohana igice cya 16 yabwiye abantu ko azabaha umufasha ari we mwuka wera. Yarabwiye ngo uwo naza azababwira ibyenda kubaho byose. Nuko rero Yesu amaze kugenda asubiye mu ijuru, nyuma y'iminsi 40 yohereje umwuka wera. Uwo yabanje kujya ku bantu babanaga na Yesu mu isi, kuko yari yarasize ababwiye ngo bagume hamwe kugeza ubwo uwo mwuka wera azaza. Izo ntumwa zimaze guhabwa uwo mwuka wera zabaye abahanuzi, kandi ntibyari bimeze nka mbere, kuko igihe cyose bashakaga kugira ikintu bamenya, mwuka wera yarakibabwiraga. Kuva icyo gihe abantu bose batangiye kujya bahabwa mwuka wera, ariko abihamye bakareka ibyaha nibo bahabwa uwo mwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Nyuma rero yuko abantu bose bihana ibyaha bagahabwa mwuka wera, ntabwo bose baba abahanuzi, kuko Pawulo yavuze ko uwo mwuka wera ari gutanga impano zose, buri muntu wese amuha uko ashaka. Bityo rero mu gihe cy'isezerano rishya abahanuzi babaye benshi kandi bahanura ukuri, kuko benshi bahawe guhanura, abandi bahabwa kubwiriza, abandi bahawe kuvuga indimi no gukora ibitangaza, abandi bahawe kuyobora abandi kwigisha, abandi bahabwa kwigisha, abandi bahabwa uburondozi, abandi bahawe impano z'ubwenge. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 niho wasanga iyo nkuru. Ubu kugira ngo umuntu ahanure si uko abanza kujya ku misozi no gutamba ibitambo, oya, ubu mwuka wera aba mu muhanuzi, ntajya amuvamo keretse iyo umuntu asubiye inyuma agakora ibyaha. Ubu aho umuntu ari hose ashobora guhanura, kuko mwuka wera aba mu muhanuzi, ahorana nawe iteka. Niki kiranga umuhanuzi w'ukuri? Niki kiranga umuhanuzi w'ukuri? Umuhanuzi w'ukuri akunda gusenga Uwiteka kugira ngo arusheho guhishurirwa, akunda abantu bose, akunda itorero ry'Imana, yunga abantu n'ubuhanuzi bwe, ntabateranya, akunda ukuri, ntakora ibyaha, ahanura ibintu byubaka ubwami bw'Imana, ashishikariza abantu gukunda Imana no kubana amahoro no gukundana, akabikora nk'umuhanuzi abantu bose bumvira. Umuhanuzi w'ukuri arihangana, avuga neza, ntiyironda kuko Imana itarobanura ku butone, abazi ijambo ry'Imana neza, ntahanura ngo bamuhe amafaranga, ahora ari maso kugira ngo impano zitavangirwa. Ibyo nubona umuntu ubyubahiriza byose, uwo azaba ari umuhanuzi w'ukuri. Niki kiranga umuhanuzi w'ibinyoma? Icya mbere, ashyira ubuhanuzi imbere, ntavuga ijambo ry'Imana kuko ntaba ryitayeho, ahanura ateranya abantu, nko gusenya ingo z'abantu, gushwanisha abakristo, gutanya abakundana babahanurira, gushyigikira ibikorwa bibi bitwaje ubuhanuzi, kuvuga nabi, guhanura ibiterabwoba, gukora ibyaha kandi biyita abahanuzi, nk'ubutinganyi, gusambanya abana b'abakobwa, gusambana n'abagore b'abandi, kwiba bitwaje guhanura. Ibyo byose bikorwa n'abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo batukishe ba bandi bakoreshwa n'Imana. Bo ni intumwa za Satani, nimubabona mujye mubamagana, ntimukemere ivyo bababwira. Ni gute impano z'umwuka wera zikora? Impano yo guhanura iri mu buryo bune. Uburyo bwa mbere ni igihe umuntu yuzuzwa umwuka wera, akava mu isi y'umubiri akinjira mu isi y'umwuka, agahanurira itorero muri rusange,
akavuga iby'umwuka wera amuhata kuvuga muri rusange. Gusa ashobora no kujya mu mwuka gutyo agahanurira umuntu umwe umwe. Ubundi buryo bwa kabiri nubwo twita impano y'umutima. Umuntu ufite iyo mpano ashobora kuba ari mu iteraniro, ari umuhanuzi cyangwa se ari kumwe n'abantu, akumva umutima we umuhata cyangwa umubwira ibintu maze nawe akabivuga. Iyo mpano isaba umuntu uyifite gusenga cyane kuko ikunda kuvangirwa kandi biyoroheye. Iyo nyirayo atari maso. Uburyo bwa gatatu bwo guhanura buhabwa umuhanuzi umaze gukura kandi w'umunyabwenge uzi ijambo ry'Imana neza. Iyo niyo mpano y'ubwenge cyangwa se iyo twita impano y'uburondozi. Iyo mpano umuntu uyifite ashobora kwinjira mu iteraniro ateretswe nta jwi rimubwiye, atanabibwiwe n'umutima we akamenya neza ibiri muri iryo teraniro cyane. Kimwe nuko uwo muntu mushobora kugendana wasambanye akabimenya kandi nta kintu kibimubwiye. Bene abo bahanuzi bafite iyo mpano baba ari abanyabwenge ku buryo udashobora no kumubeshya kuko yahita abimenya. Ashobora no kujya mu nama akamenya ibi bivugirwemo byose kandi ntabimubwiye, atari n'Imana ibimubwiye. Iyo mpano y'ubwenge bwo kugenzura no kumenya ihabwa umuntu wamaze kuba inshuti y'Imana magara ku buryo nawe aba ameze nk'Imana. Urugero, nk'igihe Petero yabwiraga ikirema ngo gihaguruke, si Imana yabimubwiye ariko we yari azi ko kiri buhaguruke. Ibyakozwe n'Intumwa 3 guhera ku murongo wa mbere niho wasanga iyo nkuru. Uburyo bwa kane ni igihe umuhanuzi yumva ijwi ry'Imana rimubwira ibintu. Iyo mpano nayo ihabwa umuhanuzi w'umunyabwenge wamaze guhabwa iriya mpano tuvuze haruguru, kuko ubaye utari umunyabwenge ntushobora kumenya uko ijwi ry'Imana rimera. Gusa nanone iyo umuhanuzi yumvise ijwi, ntabwo ari Imana ubwayo iba iri kuvugana nawe ako kanya, ahubwo uwo muhanuzi wamaze guhabwa ububasha bwo kumva ijwi aba afite marayika Imana imutumaho. Iyo yumvise ijwi ni marayika Imana uba uvugana nawe akamubwira ibyo Imana imutumye. Kizakubwira rero ko ari Imana iri kuvugana nawe ukoresheje marayika ubwe ntiyivuga ngo akubwire uwo ari we, keretse wowe iyo umubajije ngo urinde. Iyo umubajije, hariho abamarayika Imana iba yarabyemereye kwivuga bitewe n'abo ibatumaho ubunyangamugayo bafite. Hari n'abandi baba batabyemerewe kwivuga. Ikikubwira ko ari marayika w'Imana nuko atavuga mu izina rye, ahubwo arakubwira ati ndi Uwiteka. Niyo ije ndi Uwiteka. Niyo Imana ije kuvugana nawe itumye marayika azavuga ngo ndi Uwiteka, ntabwo yivuga mu izina ryiwe. Nguko uko impano z'ubuhanuzi zikora, nawe utari ubizi. Nizere ko ugize amahirwe yo kubimenya. Nimugire amahoro ya Nyagasani. Ni naho iki gice cya 6 kirangiriye. Imana nibaho umugisha kandi mbifurije ubwa neza muri Kristo Yesu. Mubane n'amahoro y'Imana. Murakoze cyane.